Muraho neza nshuti zanjye mwese abakunzi b'Iyeta. Uyu munsi tugiye kwiga ushobora gukoresha VidIQ kugira ngo ubone amagambo akurura icyo bita SEO keywords agezweho agufasha kubona views nyinshi kuri YouTube. Niba ushaka kubona channel yawe iri gukura, aba subscribe ndetse views, comment, like byose byiyongera, iyi video ni yawe. Mbanza kwakira umuntu mushya ugeze kuri ino YouTube channel ari ubwa mbere. Hano ino YouTube channel yigisha tutorial, ikoranabuhanga ndetse n'uburyo twazamura YouTube channel. Bye guys. Ikintu cya mbere ni ukumenya uburyo VidIQ ikora. Cya mbere ujya kuri Chrome Web Store cyangwa kuri website yabo ya VidIQ, ugashyiraho extension ya VidIQ. Nyuma yo kwishyiraho uhuza na YouTube channel yawe. Uhereye ubwo VidIQ izatangira kukwereka amakuru n'uburyo video zawe zikura. Icya kabiri, gukoresha icyo twita keywords search muri video yawe. Iyo ugiye gutegura video, injira muri VidIQ keyword research tools, shyiramo ijambo ry'ingenzi keywords ushaka gukoresha. Urugero, uko wakora kuri YouTube cyangwa amayeri ya search SEO. VidIQ izakwereka search volume, ahantu hangahe bashakisha ayo magambo, competition score, niba bigoye cyangwa byoroshye guhatana, overlay score ikwereka niba ayo magambo akwiye gukoreshwa. Igice cya gatatu, gushyiraho keywords muri video. Iyo umaze kubona keywords nziza, ushyira ahantu hatatu. Ahantu hambere, title ya video kugira ngo abantu bayibone byihuse. Ahantu ha kabiri, description. Aba content creator mwese batoya, gukora icyo bita description ndetse na tags ni ikintu cyabihishe. Ukore description, ukore ibisobanuro bigufi bikubiyemo ayo magambo. Ikintu cya gatatu nicyo bita tags. VidIQ iguha inama za tags ushobora kongeramo. Igice cya kane turahasanga icyo twita gukoresha trends arts. Ikindi kintu cyiza cya VidIQ ni trends arts. Ushobora gushyiraho aho ushaka ko iguha amakuru ku magambo mashya ari kuvugwa cyane, kugira ngo uhite uyakoresha mbere y'abandi. Guys, aka kantu ni keza cyane. Niba ushaka kubona channel yawe iri gukura mu maso y'abantu bagukurikira ndetse nawe ubyirebera ubwawe, igatangira gukura vuba mu kanya nk'ako guhumbya, tangira ukoreshe VidIQ kandi wibande kuri keywords zigezweho. Ntuzibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ukomeze kubona tutorial nk'izi ngizi. Ndabakunda, mugire ibihe byiza, kandi ino video niba wayikunze guys, ibuke gukanda like. Ibuka gukanda like kuri video ndetse na subscribe
ni ingenzi. Usiga igitekerezo cyawe muri comment, turaza tugisome tugukoreho video y'ubutaha. Ndabakunda cyane. Shalom shalom.